aha bageze ngo zitwa bwa rutinzagamo wa ahubwo ubwo hajya ndebera iyo video iri hiya wari umunsi gwa kanga n'ugwa kane n'ugwa kane sawa anze ndebe ibyari okay tugeze ku munsi wa gatanu riko mwibuke ko nababiye ko n'uwiteka wanywereje aranywereza ngo mfashe ubwoko bwayo kanze ndakubwira ibyo yamanuriye wowe ni wowe mbwira nurebe abandi ni wowe aje ndaje nkubwira ibyo yambwiye okay turakomeza ku munsi wa gatanu Imana yaravuze amazi yuzuremo ibyigenza byinshi cyane bifite ubugingo kandi inyoni n'ibisiga biguruke mu isanzure y'ijuru. Amen. Ariko subscribe ave nababye diakon soro umuntu uri gukorora gira vuba vuba ibinyoni n'ibisiga byose ngo biguruke mu isanzure ibinyoni. Okay, Imana irema ibivi binini byo mu nyanja ariko narumvise ngo cagifi camize yona mucaje kubyara amafi gapfuye urakira ni cagikomeye cyane n'ibintu byose byigenza bifite ubugingo amazi biyuzuramo nk'uko amoko yabyo ari irema inyoni n'ibisiga byose nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza ibiha umugisha yafashe ibisiga n'ibinyoni bimwe biturira amasaka bimwe biturira ibigori yemwe n'igifi cyatumiriye yona ngibona ni byiza bikubita n'umugisha sha ariko natwe byiza duha umugisha. Haleluya haleluya amen amen sha. Okay, imaze kubereje umugisha rero iti mwororoke mugwire mwuzure amazi yo mu nyanja n'ibisiga byororoke mu isi byororoke byuzure iki isi. Inditangiye kunja none ndashonjera ariko kanze tugire vuba nje kurya ariko nago wankutari buragoroba buraki uwo munsi wari umunsi wa gatanu ndashonje mwa